Yesu agiye kuza muririmbe bagenzi mwishima Yesu agiye kuza. Kongeye kubasuhuza bavandimwe nshuti z'Imana, tunejejwe no kubana namwe muri iki cyigisho gikurikira ibyabanje. Tukaba rero tubasaba kujya mwita cyane ku byigisho byatambutse kugira ngo mubashe kumva icyigisho kigiye gukurikira. Rero icyigisho n'ubundi ni icyigisho gisobanura ubuhanuzi dusohoyemo. Nkuko nabibabwiye, ubutumwa dusohoyemo nibwo dukwiriye gukurikiza. Reka rero dusenga Imana mbere yo kwinjira mu cyigisho. Turagushimye Data wa twese wo mu ijuru, tugushimiye urukundo wadukunze, tugushimiye ijambo ryawe waduhaye ngo rituyobore muri ibi bihe bikomeye bisoza amateka y'isi. Tugushimiye Mwuka Wera waduhaye kugira ngo adusobanurire byinshi bitabasha gusobanukira abatarabyarwa na Mwuka. Reka rero imbaraga yawe n'ubundi igaragare muri iki cyigisho, kandi abazagikurikira bose Mwuka Wera azabagenderere, abashoboze gusobanukirwa kugira ngo bafate umwanzuro wo guhagarara mu mwanya mwiza wo kwitegura ubwami bwawe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Bavandimwe, uyu munsi tubafitiye icyigisho gikomeye gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ikigeragezo gikomereye ubwoko bw'Imana. Tumaze rero igihe dusobanura cyane ubuhanuzi dusohoyemo. Ubuhanuzi twahabonye ubutumwa bujyanye n'igihe cyacu, kandi bamwe bagiye banyandikira bambwira yuko rwose ibintu birimo birasobanuka. Nkuko rero ntangira mbibabwiye, nubwo mubibona kuri ekara zanyu cyangwa se mu matelefoni yanyu, amazina yanjye nitwa Hakorimana Emmanuel. Rero iki cyigisho ni icyigisho n'ubundi gisobanura cyane ibibazo abantu benshi bagiye babaza bijyanye n'ubuhanuzi dusohoyemo. Impinduka zabaye, imihango yakorerwaga mu nsengero uburyo yarangiye, itorero ry'Imana aho riri muri iki gihe, imihango yakorerwa aho riri. Ibyo bibazo nibyo ngenda asubiza muri iki cyigisho, dore ko bamwe ku cyigisho cyatambutse basobanukiwe neza itorero ry'Imana iryo ari ryo, kandi basobanukirwa icyerekezo ririmo, basobanukirwa icyo bagomba gukora. Ariko baracyafite ikibazo ku mihango itatu ngiye kuvugaho: umubatizo, ifunguro ryera, gutanga icya cumi. Ibi ni ibintu abantu bafiteho ikibazo, ndetse bamwe bagerageza kubikora aho bari mu matsinda, abandi bakabona ntibijyanye n'uko byari bimeze mu nsengero bakisubirira mu nsengero. Rero turi mu kigeragezo gikomereye ubwoko bw'Imana. Umuja w'Imana yabivuzeho muri iki gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka ku ngingo ya 839. Turagenda tugaruka kuri iyi ngingo muri iki cyigisho. Niyo mpamvu nifuje kugusomera aya magambo kugira ngo mu gihe tuza kugenda tuyagarukaho uze kumenya impamvu yayo. Haranditse ngo Uwiteka yanyeretse neza ko igishushanyo cy'inyamaswa kizakorwa mbere y'uko imbabazi zirangira, bitewe n'uko kizabera ikigeragezo gikomereye ubwoko bw'Imana. Kizabera ikigeragezo gikomereye ubwoko bw'Imana, ari nacyo kizabugenera ubugingo buhoraho. Aya magambo ni amagambo azimije uburyo igishushanyo cyagenera ubwoko bw'Imana ubugingo buhoraho. Igishushanyo cy'inyamaswa uburyo kizaremwa imbabazi z'igihari. Ibi ndagenda mbigarukaho kuko impamvu abantu bari mu rujijo, impamvu abantu bibaza ibyo bakora, impamvu abantu batekereza kuri iyi mihango yarangiye bakifuza yuko yakomeza gukorwa, ni ikigeragezo. Iki kigeragezo rero kirakomeye cyane, gikomereye ubwoko bw'Imana. Ndaza kukigarukaho mu byanditswe byera,
mu mwuka w'ubuhanuzi, niba hari ikintu bavuzemo gikomeye, ni icyitwa igishushanyo cy'inyamaswa. ubu butumwa rero nk'uko nagiye mbibabwira, ni ubutumwa buheruka, ni ubutumwa bwa marayika wa gatatu, ni ubutumwa burimo buravugwa mu ijwi rirenga, ni ubutumwa abantu benshi batega amatwi, bamwe bakabwemera abandi bakabukemanga, ndetse bakavuga ko ababwamamaza baba bakabya inkuru, baba bakabya ibibwiriza byabo. Umuja w'Imana yarabyanditse mu ntambara ikomeye. Mu ntambara ikomeye tugiye kureba uko byavuzwe kuri ubu butumwa dusohoyemo. Mu ntambara ikomeye turareba ku ipaje ya 418. 418 intambara ikomeye. Hari amagambo ngiye kubasomera avuga ngo 418 haranditse ngo, iyo Imana yohereje ubutumwa bwayo bw'imbuzi bukomeye, bugatangwa nk'ubutanganywe n'abamarayika bera. Reka dusubiremo. Intambara ikomeye 418. Iyo Imana yohereje ubutumwa bwayo bw'imbuzi zikomeye, bugatangwa nk'ubutangajwe n'abamarayika bera baguruka baringanije ijuru, isaba umuntu wese ufite ubushobozi bwo gutekereza kwita kuri ubwo butumwa. Urubanza ruteye ubwoba ruzacibwa abasenga ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo. Rukwiriye gutera abantu benshi umwete wo kwiga ubuhanuzi no kumenya ikimenyetso cy'inyamaswa icyo ari cyo n'uburyo bakwirinda kuzakira icyo kimenyetso. Ariko abantu benshi biziba amatwi ngo batumve uko kuri, maze bagahindukirira imigani y'ibihimbano. Intumwa Pawulo atubwira gusubiza amaso yacu inyuma tukareba mu minsi yashize, igihe kizaza ubwo abantu batazumvira inyigisho nzima. Icyo gihe cyamaze gusohora. Abantu benshi muri iki gihe ntibashaka ukuri kwa Bibiliya, kuko kunyuranyije n'ubushake bw'abakora ibyaha n'umutima ukunda iby'isi, maze Satani nawe akazana ibishuko ahereye ku byo bakunda. Bavandimwe, wowe unteze amatwi, ndagira ngo musabe rwose, niba koko wifuza kujya mu ijuru, kuko umugambi w'ubu butumwa ntabwo ari ukugira ngo ahari abantu bakorera ibihembo, ntabwo ari ugukorera gushimwa, ntabwo ari ugushinga idini, ahubwo ni ubutumwa buheruka, ni ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Imbaraga idusunika ngo tubwamamaze nanjye ntuyimbaze. Yakoze icyo nzi cyo, ni urukundo rwa Kristo ruduhata, kugira ngo ahari turokore ubugingo bwa benshi. Turi mu isaha yo gutaha. Umugambi w'ibi byigisho ni ukugira ngo witegure kwinjira mu bwami bw'Imana, nta kindi. Nyamara tukaba tugeze mu isaha ikomeye, aho Satani yakubye imbaraga ze nyinshi, yazikubye kenshi kugira ngo ayobye benshi, ndetse ngo ayobye n'intore niba bishoboka. Turi mu gihe rero turimo turatanga iyi miburo, twifuza yuko abantu bafata umwanzuro wo kwiyegurira Imana ngo bakize ubugingo bwabo. Nyamara ikintu gitangaje ni uko ubu butumwa bwa marayika wa gatatu, nubwo nibanze cyane ku buhanuzi, utarabyarwa ubwa kabiri ntushobora kubisobanukirwa. Utaratsindishirizwa ntabwo ibintu byasobanuka. Niyo mpamvu iyi ngingo yo gutsindishirizwa ndaza kuyigarukaho, kugira ngo ahari nawe usame amagara yawe muri iki gihe gikomeye cyane, mu gihe umwanzi arimo arakora mu buryo bujijishije cyane. Nk'uko rero tubibonye, abantu benshi ntibifuza gutega amatwi ubu butumwa bwa marayika wa gatatu, ubu butumwa buheruka. Turakomeza turebe uburyo ubu butumwa bukwiriye gutangwa dukurikiza nyine ubuhanuzi dusohoyemo, dukurikiza ibihe tugezemo. N'ubundi turasoma mu ntambara ikomeye ku ipaje ya 427. Baratubwira iby'ubu butumwa n'uburyo bukwiriye gutangwa, ariko
nk'uko nabikubwiye ubutumwa bugendana n'igihe cyabo. Ku ipaji ya 427 haranditse ngo igihe cyose cyagiye kirangwa n'ukuri kwacyo gukwiranye n'abantu b'Imana babaga bariho muri icyo gihe. Buri kuri gushya kwagiye kugira abakwanga n'abakurwanya. Iki kintu kirakomeye cyane. Buri kuri gushya kwagiye kugira abantu bakwanga ndetse n'abakurwanya. Nubwo ubu butumwa turimo turabutambutsa twerekana ubuhanuzi bwerekeye cyane cyane ku itorero ry'Abadiventiste, kuko niryo torero ryo mu minsi y'imperuka, niryo torero ry'Imana Imana igiye kuvana mu isi, niryo torero ryahawe ubu butumwa bw'abamarayika batatu. Nyamara ku musozo wabwo, ku musozo w'iri torero no habonetse ikibazo gikomeye cyane ngiye kubasobanurira, kandi iki kigeragezo gikomeye umenye ko nawe kikureba, wabyemera utabyemera. Amaherezo yawe ashingiye kuri iki kigeragezo gikomeye cyitwa igishushanyo cy'inyamaswa. Inyifato ukwiye kwifata muri iki gihe, icyerekezo ugomba kuba uhagazemo muri iki gihe, amaherezo yawe ashingiye kuri iyo myanzuro. Ubu butumwa rero bufite ababwemera n'ababwanga. Niko byagiye bigenda ku butumwa bwagiye butangwa bujyanye n'igihe cyabo. Bwagiye bugira abantu babwemera n'ababwanga. Ariko ndagira ngo nawe usuzume urebe n'ibyo ibyo tukubwira bihura n'ahanditswe ngo. Nusanga bihura n'ahanditswe ngo Imana ikaba yarabivuze, wigira ahandi hantu bisunikira, ahubwo reba ko bikureba maze nawe ufata umwanzuro wo kwiyegurira Imana. Barakomeje rero baravuga ngo igihe cyose cyagiye kirangwa n'ukuri kwacyo kwihariye gukwiranye n'abantu b'Imana babaga bariho muri icyo gihe. Buri kuri gushya kwagiye kugira abakwanga n'abakurwanya. Ababaga bagize umugisha wo kurasirwa n'umucyo w'ukuri bagezemo barageragezwa kandi bagategwa imitego. Imana itanga ukuri kwihariye ko gutabara ubwoko bwayo. Ninde wahangara kwanga kubutangaza? Imana itegeka abagaragu bayo gutanga irarika riheruka ry'imbabazi zayo ifitiye abari ku isi. Ntibashobora gukomeza guceceka mu gihe imitima irimbukira mu byaha. Intumwa za Kristo ntizizita ku ngaruka zizabageraho. Bavandimwe, ndagira ngo nkubwire yuko ubu butumwa turimo tutambutsa hari ingaruka zikomeye ziturindiriye, ndetse zimwe zatangiye kutugeraho, ariko ntabwo dushobora guceceka bitewe n'uko abantu benshi bagiye kurimbukira mu byaha. Nk'uko rero natangiye mbikubwira, ubu buhanuzi dusohoyemo urufunguzo rwabwo ni ubutumwa bwo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Utaratsindishirijwe kubyumva bizakomeza kukugora, ku buryo uzakomeza kumva ababwiriza ubu butumwa ari abantu barimo bakabya inkuru, ari abantu barimo bavuga ibintu bizabaho mu kindi gihe, bitewe n'uko kwizera kukubatura mu byaha, kukubashisha kuba umwana w'Imana kutigeze kuvuka mu mutima, ukomeje kugira kwizera kwa kundi nyine Yakobo yavuze n'abadayimoni bagira. Uko rero ko kuba mu idini, ko kuba mu mirimo y'idini, uko kwizera gusunikira iby'ubuhanuzi kure, ntabwo kwigera kwegereza ubuhanuzi mu gihe cyabo. Niyo mpamvu rero bavandimwe, ubu butumwa nk'uko nagiye mbabwira ni ubutumwa bujyanye n'igihe tugezemo. Ariko kandi umuja w'Imana yavuze ko hari abantu bazakomeza kubwirengagiza. Muri iyi nyandiko yanditse mu gitabo yise Ibyakozwe n'Intumwa, hari amagambo ngiye kugusomera kandi nifuza ko wakwitaho. Ari ku ipaje y'152 yaranditse ngo muri iki gihe
hari abantu benshi mu isi birengagiza ibimenyetso bigaragara Kristo yatanze kugira ngo biburire abantu ibyerekeye ukuza kwe. Bashaka uko bacecekesha ibyo babona, kandi bazi mu gihe ibimenyetso by'imperuka bisohora byihuta kandi zikabisatira igihe umwana w'umuntu azahishurwa ku bicu byo mu ijuru. Hari abantu bashaka uko bacecekesha ibyo babona kandi bazi, nyamara ibimenyetso byo ntibizahagarara. Nshuti yanjye, ndagira ngo wite cyane kuri ibi bimenyetso biburira abantu ngo bitegure ibijyanye no kuza k'Umukiza. Kandi umwiteguro nta wundi, nawe ukubwiye ni ubutumwa bwo kwihana no kubabarirwa ibyaha. Utaratsindishirijwe, utarababarirwa ibyaha, ntabwo byashoboka kuzinjira mu bwami bw'Imana. Ntaho wawungira inyamaswa, kuko umuntu wese izina rye ritanditse mu gitabo cy'ubugingo azayiramya. Kandi Imana yandika gusa amazina y'abantu bakiriye imbabazi zayo, abantu bavutse babyawe na Mwuka Wera. Abo gusa nibo Imana yandika mu gitabo cy'ubugingo. Abo ngabo basizwe umuti ku maso, ibijyanye n'ibimenyetso by'imperuka babibona byose uko byakabaye, nta rujijo bafite, keretse gusa ababijijisha nk'uko tubabonye muri iyi nyandiko. Bagerageza gushaka gucecekesha ibyo bazi n'ibyo babona, kandi ibimenyetso byo bikomeje kwisukiranya. Nk'ababwiriza babwiriza ubu butumwa, akenshi bagerageza kubicecekesha bakabirenza amaso, bakabwiriza ukuri kutajyanye n'iki gihe. Ariko nshuti muvandimwe, itegure, ubu butumwa ni wowe bureba, wibiherereza ku bandi. Mu gihe rero tugikomeje, reka Imana igufashe kubyitaho. Nk'uko rero ndimo mbikubwira, umuja w'Imana yakomeje agira ati, bashaka uko bacecekesha ibyo babona kandi bazi, mu gihe ibimenyetso by'imperuka bisohora byihuta kandi zikabisatira igihe umwana w'umuntu azahishurwa ku bicu byo mu ijuru. Pawulo yigisha ko kutita ku bimenyetso bibanziriza kugaruka kwa Kristo ari icyaha. Bamwe bajya bambwira ati, rero nshuti yanjye, igisha ubutumwa bwo kwihana no kubabarirwa ibyaha. Nyamara ndagira ngo nkubwire ko ubu butumwa bwa marayika wa gatatu bugomba kubwirizwa mu migabane yabwo yose, gutsindishirizwa, temperansi, ndetse n'ubuhanuzi buburira abantu ngo bataramye inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Niyo mpamvu ibi bintu ngira ngo ubyiteho cyane, kandi ubyige usenga, wishaka gucecekesha ibimenyetso kandi ubibona. Rero nk'uko nabikubwiye, tugiye gukomeza gusesangura cyane iki kibazo abantu bibaza kijyanye n'uburyo umurimo warangiye, imihango yo mu rusengero uburyo yarangiye. Bakavuga ati, ubu se koko nubwo turi mu matsinda, ubu nta kuntu twajya tubatiza cyangwa tukarya ifunguro ryera cyangwa tugatanga icyacumi? Ariko ndagira ngo iki kibazo nyisubize mu buryo bwihuse, kandi ndagira ngo ubyiteho cyane mu gihe ibintu mba mbisoma, nubwo bigoye abantu cyane kwerekeza mu cyerekezo Imana yerekejemo. Byagoye Abayuda kubyumva, byarabagoye cyane. Bakomeje imihango yakorerwaga mu rusengero, nyamara Kristo yaragaragaje ibimenyetso by'uko iyo mihango yarangiye. Ndasubira rero kuri cya gihamya kiri muri iki gitabo cyitwa Ivugabutumwa. Iki gitabo kiratubwira impamvu iyi mihango n'imigenzo byakorerwaga mu nsengero Imana yemeye ko birangira. Mu by'ukuri byari bifite agaciro mu gihe cyabyo. Gutanga icyacumi byari ingenzi kugira ngo abapasitoro bahembwe kandi bakomeze umurimo bari baratangiranye. Ariko urwo rugendo rwagombaga kugenda rukagera aho rugarukira, nabo bakajya kwitegura ibihe by'akaga. Twese tuzajya mu ijuru tureshya umuyobozi ari Kristo wenyine. Icyo gihe rero cyarageze, kandi mwabonye ibimenyetso bifatika yuko ibyo bintu byabayeho.
byari byaravuzwe muri volume ya 7 y'ububyutse. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ujye wita ku byigisho natambukije kugira ngo wumve ikindi cyigisho gikurikira. Volume ya 7 y'ububyutse yasobanuye cyane icyigisho kiri mu ntambara ikomeye cyitwa umuburo uheruka. Bavuga uko ibintu, uko umurimo uzarangira mu itorero, uko ubutumwa buzamamazwa, bakomeza kuvuga uko ibintu bizakomeza. Ndashaka kubikwibutsa mu kanya. Turagaruka kuri iki cyigisho bavuze muri volume ya 7 cyitwa umuburo uheruka. Ariko mbere yuko tukigeraho, reka tubanze dusubize ibi bibazo mbere yuko twinjira mu cyigisho nyirizina gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ikigeragezo gikomereye ubwoko bw'Imana. Aha rero muri iki gitabo cy'ivugabutumwa ku ipaje ya 97 bavuze uko umurimo uheruka Imana izakora ku isi uburyo uzaba umeze. Hari amagambo avuga ngo imigambi y'Imana itandukanye n'iy'abantu. Mbere yuko subiza, ndagira ngo iki kintu cyumve kandi ucyumvire ku murongo wacyo. Reka dusome mwumve. Keretse abantu bafite uruhare rwo gufasha mu byerekeye, baramutse bashishikarijwe kwita ku nshingano yabo, bitabaye ibyo ntibazamenya umurimo ugomba gukorwa igihe ijwi rirenga rya marayika wa 3 rizaba rirangurura. Ni ryari ijwi rirenga rya marayika wa 3 rizarangurura? Ni igihe kizaza nk'uko bamwe babivuga. Ndagira ngo nkubwire muvandimwe, ni iki gihe. Kuko ijwi rirenga rya marayika wa 3 ni ubutumwa bugomba kuba buhanganye n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Tubisoma ku ngingo ya 734 mu byaduka byo mu minsi y'imperuka. Ndayigarukaho. Reka dukomeze mwumve. Igihe umucyo uzaba uvuye mu ijuru uje kumurikira abari mu isi, aho kugira ngo bahaguruke basanga Uwiteka bamusaba ngo abafashe, bazihambira ku murimo we kugira ngo bakomeze gukurikiza ibitekerezo byabo bigufi. Aho kugira ngo abantu basange Uwiteka ngo bamusabe abafashe, bamusabe agakiza, bamusabe imbabazi, ahubwo ngo bazakomeza bihambire ku murimo we. Nyamara iki ni igihe buri muntu wese, buri muyobozi w'itorero yari akwiriye kwisuzuma, akareba niba afitanye isano na Kristo, akareba niba afite ubuhamya, akareba niba yarakiriye inama y'umugabo wo guhamya, akareba niba yaratsindishirijwe. Nyamara ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo ashobora kubibona mu gihe wabona ari mu murimo w'Imana. Niyo mpamvu Imana yahagaritse iyi mirimo yakorwaga kugira ngo buri muntu wese yisuzume. Ni ubuhanuzi bwari busohoye. Aho kugira ngo basange Uwiteka, bakomeza kwihambira ku murimo we kandi warangiye. Uyu murimo warangiye nk'uko nabikubwiye, ni imihango, ni imirimo yakorerwaga mu nsengero. Naho umurimo w'Imana wo uracyakomeje. Kubwiriza ubutumwa bwo kwihana no kubabarirwa ibyaha biracyakomeje, kuko twabonye ko igishushanyo kizaremwa imbabazi z'igihari. Kubw'ibyo rero abantu baracyafite amahirwe yo kwakira imbabazi, kandi tori no mu gishushanyo cy'inyamaswa. Icyo gishushanyo ndaza kukikubwira. Reka dukomeze mwumve. Ngo bazihambira ku murimo we kugira ngo bakomeze gukurikiza ibitekerezo byabo bigufi. Reka mbabwire ko Uwiteka azakora uyu murimo uheruka akoresheje uburyo butandukanye cyane n'ubwo abantu bari bamenyereye, kandi n'imitegurire y'ibintu izahinduka. Umurimo uheruka Uwiteka azakora ku isi, baratubwiye ngo uzaba unyuranye cyane n'uw'abantu bari bamenyereye, kandi n'imitegurire y'ibintu izahinduka. Umurimo twari tumenyereye kuwukora, dukora amavuna, imihango yo mu rusengero, ifunguro ryera, abitanze tujya kubabatiza, ndetse n'ibindi byinshi twakoraga tukabyita umurimo w'Imana. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo iyo mihango yari ngombwa kuko yari ifite igishushanyo. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo uve ku mihango ahubwo ujye ku cyo ishushanya. Imana izakora mu buryo bunyuranye n'ubwari busanzwe, ndetse n'imitegurire y'ibintu izahinduka.
ntibizagira amahuriro n'imitegurire y'umwana w'umuntu. Muri twe hazakomeza kuba abantu bazashaka kugenga umurimo w'Imana, bazakomeza gutanga amategeko yo kuwuyobora, kandi usigaye ugengwa n'ubuyobozi bwa marayika uzahuza n'ubutumwa bwa marayika wa gatatu bwagenewe abatuye isi. Bazakomeza gutanga amategeko yo kuwuyobora, kandi usigaye uyobowe n'ubuyobozi bwa marayika. Ngaho nyumvira, urumva bidasa n'ibyabaye mu gihe cy'Abayuda. Bakomeje imihango yabo yo mu rusengero, kandi iyo mihango yararangiye, umurimo ukomeza gukorwa bo bakiri mu nsengero, kugeza ubwo abakiriye imbaraga ku munsi wa Pentekote bubitse ibihugu abantu bakiri mu nsengero. Ibi bintu byabaye nibyo byongeye kubaho muri iki gihe. Abantu bakomeje kwihambira ku mihango, nyamara umurimo usigaye uyobowe na marayika uri guhuza n'ubutumwa bwa marayika wa gatatu nk'uko mbigusomeye. Tugiye kureba rero bimwe mu mihango yakorwaga abantu bifuza gukomeza gukora, ndetse no mu matsinda bakaba bifuza kuyikora. Iyi mihango ndagira ngo musobanurire icyo yashushanyaga. Ndahera ku mubatizo. Abantu barumva babatizwa mu mazi, ariko ndagira ngo nkubwire nshuti muvandimwe, uyu muhango w'umubatizo wo mu mazi nubwo abantu bawufiteho ibibazo byinshi, ndetse bamwe bakazana ibihamya bivuga ngo uyu muhango uzakorwa kuzageza Yesu agarutse, nta muntu uzajya mu ijuru atabatijwe mu mazi. Ibyo bintu urimo uribeshya cyane, urimo urabeshya. Reka tugerageze dusuzume mu byanditswe, turebe iby'uyu muhango w'amazi. Uyu muhango w'amazi, kubatizwa mu mazi, byaje kuri iyi isi imaze imyaka 4,000. Uyu mubatizo w'amazi wazanywe na Yohana, nyamara hari abantu babayeho mu myaka 4,000 bazajya mu ijuru batabatijwe mu mazi. Uyu mubatizo kandi w'amazi, hari abantu no mu rupfu rwa Kristo bagize umugisha wo kwiyunga n'Imana bazajya mu ijuru batabatijwe mu mazi. Urugero, igisambo ku musaraba cyemerewe ijuru kandi ntikigeze kijya mu mazi. Uwa kabiri, Nikodemu, Yesu ubwe yaramubwiye ngo utabyawe n'amazi n'umwuka, nyamara Nikodemu yabyawe na mwuka, ntabwo yigeze ajya mu mazi. Ibi bintu ndagira ngo ubyumve. Uyu muhango w'amazi ntabwo ukuraho ibyaha, ni ikimenyetso, ni umuhango. Abantu benshi bazarimbuka baragize umugisha wo kubatizwa mu mazi ndetse menshi. Pawulo yahuye n'abantu bamuhaye ubuhamya, bamubwira ko babatijwe umubatizo wa Yohana. Arababwira, tumva rwose uwo mubatizo ntabwo ushobora kugira icyo ubamarira. Aya magambo ndagira ngo tuyasome muri Bibiliya mwumve. Pawulo ibyo yababwiye mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 19. Nyamara iki gihe byari ingenzi, mu gihe cy'aba Pawulo byari ingenzi kwihana, ndetse umuntu yakumva yizeye akajya mu mazi, ariko ukaba ari umuhango. Ntabwo umuntu yabashaga kubatizwa gusa ngo ibyo bizamuhesha ijuru, kimwe n'uko uyu munsi utabatizwa mu mazi ngo ibyo bizaguhesha ijuru. Ariko ndagira ngo nkubwire icyo byashushanyaga, nk'uko nyine bishushanya gupfana na Kristo ukazukira mu bugingo bushya. Uramutse utsindishirijwe ukabyarwa na Mwuka Wera ukababarirwa ibyaha, utabatijwe mu mazi wazajya mu ijuru. Ibi bintu ndagira ngo ubyiteho. Nta muntu n'umwe watsindishirijwe uzabuzwa ijuru nuko atabatijwe mu mazi. Pawulo yarababwiye ngo, ndagira ngo mubyiteho, mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 19 hari amagambo avuga ngo, reka nsomere wumve. Abigishwa ba Yohana umubatiza buzura Umwuka Wera. Pawulo ari Korinto, Apolo ari Korinto, Pawulo anyura mu bihugu byo haruguru, asohora muri Efeso, asanga y'abigishwa bamwe, arababaza ati, mwahawe Umwuka Wera mutangiye kwizera?
baramusubiza bati ntabwo twari twumva yuko umwuka wera yaje. Arababaza ati mwabatijwe mubatizo ki? Baramusubiza bati umubatizo wa Yohana. Pawulo ati umubatizo wa Yohana gusa ni uwo mwabatijwe? Byaramutangaje cyane, ariko abaha ubufasha bwo kubona umubatizo wa mwuka wera. Pawulo ati Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, abwira abantu kwizera uzaza hanyuma ye, ari we Yesu Kristo. Reka nkubwire, utizeye Yesu, utababariwe ibyaha, umubatizo w'amazi nta kamaro. Uretse no kuguhanaguraho ibyaha n'imyanda y'umubiri, ntabwo umubatizo w'amazi wawumaraho. Nyamara ababwiriza benshi bafite ubu buhamya, niyo mpamvu amaso yabo ahumye, ntibigeze babyarwa n'umwuka. Ubuhamya bwabo ni umubatizo wa Yohana gusa. Hari abantu bazajya mu ijuru batabatijwe mu mazi. Niyo mpamvu witsimbarara ku bintu by'imihango biba byararangiye. Aya magambo ndagira ngo nanone uyumve. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 18, hari undi muntu witwa Apolo wari umubwiriza ariko azi umubatizo wa Yohana gusa. Ku murongo wa 24 hariho umuyuda witwaga Apolo wavuye muri Alexandria, bukeye agera muri Efeso. Yari umuntu w'intyoza w'umunyabwenge kandi akaba n'umuhanga mu byanditswe. Uwo yari yarigishijwe inzira y'umwami Yesu, yagiraga umwete mwinshi mu mutima, avuga ibya Yesu kandi abyigisha neza. Ariko yari azi umubatizo wa Yohana gusa. Babwiriza muzi umubatizo wa Yohana gusa. Bantu mukanguwe n'ubuhanuzi, mukirukanka bamwe muri mu matsinda, mukaba mutaratsindishirijwe. Ndagira ngo mbabwire ngo murapfuye, kurimbuka kwanyu kwageze, kuko kugira ngo uzajye mu ijuru, keretse ubyawe na mwuka, keretse ubatijwe na mwuka wera, keretse utsindishirijwe, keretse ibyaha byawe bya kera bibabariwe ukandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Naho kuba uri umubwiriza nka Apolo, kuba uvuga uti ntabwo nzaramya inyamaswa n'igishushanyo, ntabwo najya mu rusengero ngo uri mu matsinda, udatsindishirijwe ni hahandi hawe urapfuye. Wikoroshya ibintu. Abantu bimenyereje kuba mu mihango, bamenyera ubukristo bw'imihango, none barumva kugira ngo babe abantu bafite ubukristo bushyitse ari uko bakorerwa imihango, ari uko babatizwa. Iyi ngingo ndakomeza kuyigarukaho. Uyu rero Apolo yagize umugisha, yihurira n'uwitwa Purusikira na Kwira, bumva ibibwiriza bye, baramwihererana, batangira kumubaza ubuhamya. Baramuhaza atari ko wamubwiriza, ufite ubuhamya, warababariwe? Abahaye ubuhamya bumva n'ubuhamya bw'umubatizo wa Yohana gusa. Baramwihererana, bamwigisha inzira ya Yesu neza, ajya ku mavi aratsindishirizwa. None wowe bimeze bite? Kabantu barimo baravuza induru bayivugiriza ubusa, bimeze bite? Ubihagaze mute? Turakomeza kureba iki kibazo kijyanye n'uyu muhango wo mu mazi. Kandi nubwo tuba dufite igihe gitoya, turakomeza turebe cyane iby'iyi mihango nuko nyine yaje kurangira. Yego, turakomeje. Umuja w'Imana hari amagambo yavuze mu butumwa bwatoranijwe avuga ku bantu batsimbarara cyane kuri uyu mubatizo wo mu mazi. Muri iki gitabo ni ku ipaje ya 433, kimwe gisa n'umuhondo ni ku ipaje ya 306. Yaranditse aravuga ngo agakiza ni ukunga ubumwe na Kristo. Mbese nk'abantu badasanzwe, ishyanga ryera, twaba tutitaye ku rukundo rutabona uko ruvugwa Imana yatugaragarije? Ntabwo agakiza ari ukubatizwa, ntabwo ari ukugira amazina yacu yanditswe mu bitabo by'itorero, nta nubwo ari ukubwiriza ukuri, ahubwo ni ubumwe buzima tugirana na Yesu Kristo, ni ukugirwa mushya mu mutima. Nshuti muvandimwe, wumvise agakiza? Va ku mihango ujye ku kishushanyo. Bamwe mu matsinda ngo tugomba kurya ifunguro ryera. Reka mubwire, iyo mikati urya ngo urimo urarya ifunguro ryera. Uwo mutobe cyangwa se n'ibindi mwateguye ngo ni amaraso ya Yesu. Ngo murimo murubahiriza amagambo Yesu yavuze ngo mujye mukorera gutya kugira ngo munyibuke.
ndagira ngo nkubwire ngo uve ku muhango ujye ku cyo ushushanya. Niba warize neza imibereho ya Kristo n'urupfu rwe no kuzuka kwe, ugasobanukirwa amaraso yamenetse kubera ibyaha byacu, ngiryo ifunguro ryera. Nyamara hari abantu benshi bajya muri iyo mihango buri gihe ugasanga bararya iyo mikati, baranywa izo divayi ngo ni ifunguro ryera, nta gaciro aha amaraso yamenetse. Ntiyigeze ababarirwa, ntiyigeze atsindishirizwa. Kuko muvandimwe, kuba utarababariwe, kuba utaratsindishirijwe, ukumva ko ubukristo bwawe ari uko wajya ku ifunguro ryera, mu by'ukuri urumva ibyo bintu byagukiza? Va ku mihango, jya ku kishushanya. Turi mu buhanuzi bukomeye cyane. Ubu buhanuzi nk'uko nabigusomeye, itorero ry'Abadivantiste ryahawe uyu murimo kandi twawukoraga neza, ariko uyu murimo w'imihango warashoje. Ukimara gusoza rero, abana b'Imana bayobowe na Yesu Kristo, ntago bayobowe n'umuntu. Ugasanga abantu barimo barabaza ibibazo, bajya babimbaza ngo ubuse koko mu matsinda ngo nitwajya dukora n'imihango yo gushyingira. Tekereza nawe, mu karengane ndagira ngo nkubwire ngo ntibashyingira. Ariko kandi muri iki gihe aho abantu bagifite umudendezo, nubwo turi mu itangiriro ry'igihe cy'amakuba, ushobora kugirana amasezerano n'uwo muzabana. Wowe urumva ushobora kumva ko amasezerano yawe n'uwo muzabana ashobora kuba yuzuye bitewe n'umuntu waza kubafatanisha, bitewe n'umuntu waza kubabwira amagambo runaka. Ndagira ngo nkubwire ngo mu gihe Imana ariyo yiyoboreye umurimo, ni nayo ishobora gushyingira abakeneye kubwubaka. None se wowe utekereza ko muri Edeni Adamu na Eva bashinga urugo bashyingiwe nande? Pasitoro wari uhari ninde? Ukwiriye kugaruka rero kuri gatanga ka mbere. Ibintu byose byaje nk'ingaruka z'ibyaha, ukwiriye kubivaho ukiyeza, tugiye gutaha. Mu gihe abantu babyawe na Mwuka Wera, igihe abantu batsindishirijwe, bakaba babasha kugirana amasezerano yo kubaka, ntabwo umwana w'umuntu wabakorera umuhango ari we ubahaye uburyo bwo kubaka urugo. Ibi ni amamba abantu benshi basezeranishijwe n'abana b'abantu. Abantu benshi bavuga ngo bakoze ubukwe, ingo nyinshi zamaze gusenyuka ndetse bategereje kurimbuka. Ndagira ngo nkubwire ngo amasezerano ya mbere, banza ugirane isezerano n'Imana, wiyunge n'Imana. Nuhura n'undi wiyunze n'Imana, mugahuza uwo mugambi wo kubaka urugo, Yesu Kristo azaba ahari, azabahuza. Va ku bintu by'imihango. Ariko abantu baba bavuga ngo ibintu by'imihango, kushyingirwa, kugira gute, birakugoye cyane kuko turi mu kigeragezo gikomereye ubwoko bw'Imana. Iki rero reka nkigarukeho. Iki kigeragezo gikomereye ubwoko bw'Imana ni ikihe? Iki kigeragezo ni igishushanyo cy'inyamaswa, kandi igishushanyo cy'inyamaswa nakubwiye ko ari urwiyunge rw'amadini. None se Abadivantiste babyifashemo bate muri iki gihe gisoza amateka y'isi? Nk'uko nabikubwiye muri volume ya 7, bavuze uko Abadivantiste bazabyitwaramo. Reka mbigusomere mu ntambara ikomeye, wumve uko umuja w'Imana yabivuze, igihe ubu butumwa buzaba bwamamazwa bwa marayika wa gatatu, kandi bunavuga ibyaha by'itorero, bwamagana icyaha mu mutima. Nshuti yanjye, ndagira ngo ubyiteho. Kuri iyi paje ya 423 hari amagambo avuga ngo, ndagira ngo uyiteho. Uko niko ubutumwa bwa marayika wa gatatu buzamamazwa, ku ngingo yo hasi, ariko reka mere hejuru gato. Kugeza ubu ababwiriza ukuri k'ubutumwa bwa marayika wa gatatu bakomeje gufatwa nk'abaca ibikuba bisanzwe. Ubuhanuzi bwabo buvuga ko hari igihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizabangamira umudendezo mu by'idini. Leta n'itorero byifatanirize hamwe kurenganya abakomeza amategeko y'Imana, maze ubwo butumwa buhindurwa nk'ubudafite ishingiro n'ubudafite agaciro.
byakomeje kuvugwa ko nta na rimwe icyo gihugu kizigera gihakana uko cyahoze kuva kera, ko kizakomeza kuba ku isonga ryo guharanira umudendezo mu by'idini. Ariko igihe itegeko ryo guhatira abantu kuruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru dimanche rizahungabanya ahantu hose, ibyo abantu benshi bashidikanyije igihe kirekire kandi bakanga kubyemeza bizaba nk'ibibasatiriye, maze ubuhanuzi bwo mu butumwa bwa marayika wa gatatu bugira ingaruka butigeze bugira mbere hose. Nubwo bakomeje kudufata nk'abakibikuba, nk'abakabya inkuru, ariko ndagira ngo mubwire ngo ibintu turimo tuvuga nawe ujye ubisuzuma urebe ko ubibona, urebe no mu byanditswe urebe ko bihura n'ahanditswe ngo wibusunikira mu gihe kizaza kandi twakandagiye mu mperuka. Nshuti muvandimwe, barakomeje baravuga ngo uko niko ubutumwa bwa marayika wa gatatu buzamamazwa. Buzamamazwa buvuga iki cyaha cyo kwihuza kw'itorero na leta. Bamwe bavugaga ko leta zunze ubumwe za Amerika itazabikora, ariko si ubu ngubu bimeze bite? Ubu se ntiyobowe n'ubukatolika? Ndagira ngo ibi ngibi ubyiteho, kuko ibi by'igishushanyo cy'inyamaswa, uru rwiyunge rw'amadini, uku kwihuza kw'itorero na leta, ntabwo ari ibintu biri mu ibanga, kuko bikimara gukorwa bagiye babitorera n'ubuyobozi bubihagarariye, uhereye mu rwego rwa generali konferansi kugeza ku itorero ry'iwanyu, aho ababwiriza bari mu bihugu aho Imana yabatatanirije ngo bagaragaze uku kuri, bakaba basubiye kujya kuramya igishushanyo, basubiye mu nsengero bavuga ngo turabona hari agahenge. Uzabaze deparitema zaho niba nta uhagarariye itorero na leta uhari. Itorero na leta biremewe, itorero kwihuza n'isi biremewe. Iki cyaha cyatumye Imana ireka Isiraheli ya kera. Iki cyaha nicyo turimo turavuga, kandi nicyo cyitwa igishushanyo cy'inyamaswa. Ndagira ngo mubyumve. Uko niko ubutumwa bwa marayika wa gatatu buzamamazwa. Ubwo igihe kizagera, ubwo butumwa bukabwirizwa mu mbaraga ikomeye, Uwiteka azakorera mu bikoresho byoroheje kugira ngo bifashe imitima yaberejwe gukora umurimo we. Abakozi bakwiriye uwo murimo ni abazarobanurwa binyuze mu gucushumurwaho na Mwuka Muziranenge, aho kuba babitorejwe mu mashuri. Ntabwo ari umwitozo wo mu mashuri, ahubwo ni Mwuka Muziranenge. Niyo mpamvu ngusaba ngo uhagarare ku giti cyawe, uhagarare muri Yesu, ufitanye amasezerano n'Imana, ufite ubuhamya bwo kubabarirwa, ufite icyerekezo kijya mu ijuru, uyobowe n'Umwuka, uyobowe na Ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Niba atari icyo ngicyo, ubukristo bwawe bukaba ari idini, bikaba ari imihango, ukaba wumva udakorewe imihango utazabona ubugingo, ukaba wumva utabatijwe utabona ubugingo, utariye ifunguro ryera ntiwamenya iby'urupfu rwa Yesu, ntiwigeze uhishurirwa igitambo, wagihishurirwa ari ukuri murarya imitsima. Ibyo bintu ndagira ngo nkubwire uko byarangiye niko itorero ry'Imana rizajya mu ijuru. Ibintu byararangiye, hariho ikibazo kimwe gusa cyo kwiyeza. Ikibazo dufitanye n'Imana ni icyaha. Ikibazo gikomeye ni icyo ngicyo, kandi igisubizo cyacyo ni ukukibabarirwa. Ntabwo ari amazi, ntabwo ari imihango. Aya magambo ndagira ngo uyumve, ndimo ndagana ku musozo. Abantu bafite kwizera kandi bahora basenga bazumva bahatirwa n'umwete mwinshi kujya kwamamaza ayo magambo bahawe n'Imana. Ibyaha bya Babuloni bizashyirwa ahagaragara. Ndagira ngo ubyumve ibyo byaha, ingaruka ziteye ubwoba z'amategeko ya leta ahatira itorero kunyuranya n'ubushake bw'Imana, akwirakwizwa rwihishwa n'inyigisho ziyobya, imbaraga z'ubupapa zizakora bucece. Ariko ndagira ngo nkubwire nshuti yanjye, aya magambo uze kuyasoma witonze.
Ibi byaha bya Babuloni ni imigenzo n'imihango yinjiye mu itorero. Baratubwiye ngo bizinjira mu itorero bucece, ubupapa buzabyinjizayo bucece. Ibi ngibi byamaze kwinjira mu itorero bigaragara, mu itorero ry'Abadivantisite. Nyamara ndagira ngo nkubwire ngo nubwo umuja w'Imana avuze ngo iki gihe rizamera nk'irigiye kugwa, ntabwo rizagwa. Urufatiro rw'Uwiteka ruracyari, itorero ry'Imana riracyahari. Nyamara ntabwo rishingiye ku migenzo n'imihango, ahubwo rishingiye ku gitambo cya Kristo. Aho niho rishingiye gusa. Aya magambo ndimo ndasoza, aya magambo nzayagarukaho mu cyigisho kizakurikira kuko ntabwo nyashoje. Ndagira ngo nkubwire ibihamya birimo bisoza kugira ngo turebe uku kurangira k'uyu murimo. Ku ipaje y'143 bavuze itorero ry'Abadivantisite icyo ridakwiriye kwijandikamo, icyo ridakwiriye kujyamo, aho ridakwiriye gukandagiza ikirenge. Kandi koko abazajya mu ijuru ntabwo bazigera bahakandagiza ikirenge. Ikintu cyitwa kwifatanya n'ubutegetsi bw'isi. Leta zo mu isi ziri ukwaryo, itorero riri ukwaryo, abana b'Imana nta masezerano bafitanye n'isi. Umuja w'Imana yatanze umuburo ku ipaje y'143 yaravuze ngo ntidukwiriye kunamira cyangwa gusaba imbabazi ab'isi kugira ngo tubabwire ukuri. Bamwe baravuga ngo ni ukugira ngo tubabwirize, nubona twicaranye n'umukatolika cyangwa uwo mu rindi dini ntuzagire ikibazo, ni ukugira ngo mubwire ukuri. Unyuranyije n'ibyanditswe. Ntabwo bakwiriye kunamira cyangwa gusaba imbabazi ab'isi kugira ngo bababwire ukuri. Twagombye kugaya uburyo bwo kwishushanya. Mureke amabara yanyu agaragare kugira ngo musohoze umurimo ukorwa n'abantu bafatanije n'abamarayika. Nimureke byumvikane neza ko Abadivantisite b'umunsi wa karindwi badashobora guhara bimwe mu byo bizera kugira ngo bifatanye n'abandi. Mbese hari ibyo waba uzi Abadivantisite baretse kugira ngo bifatanye n'abandi? Hari inyigisho zitakigishwa, hari inyigisho zaretswe. Ibyo bintu uzabicukumbure nawe mu bitekerezo byanyu no mu kwizera kwanyu. Ntihakwiriye kubamo ikimenyetso na gito cyo kuba abanyamugirya nino. Ab'isi bafite uburenganzira bwo kumenya icyo tubatezeho. Igihamya gisoza, ndagira ngo iki gihamya mucyiteho cyane. Ni ibihamya bibiri bikomeye kandi ngiye kubisoma nihuta kugira ngo tugane ku musozo. Ku ipaje ya 416 iki gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe, haranditse ngo bavandimwe, ndabwira mwe nk'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi kugira ngo mubikire izina risobanuye. Hari akaga ko kuva mu mwuka w'ubutumwa twahawe. Ntabwo ubwoko bw'Imana bugomba kuyoborwa n'ibitekerezo n'imikorere by'isi. Nimwumve icyo Umukiza yabwiye abigishwa be agira ati, nanjye nzasaba Data nawe azabaha undi mufasha wo kubana nawe. Ntabwo ubwoko bw'Imana bukwiriye guhara bimwe mu byo twizera. Ntabwo dukwiriye kunyuranya n'icyo turi cyo. Dukwiriye guhagarara nk'uko nyine turi ubwoko bw'umwihariko muri iki gihe cyacu. Amagambo asoza ari muri iki gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa. Kuri iyi paji ya 248 ngiye gusoma amagambo nihuta. Haranditse ngo ni amagambo umuja w'Imana yanditse yerekana uburyo Pawulo ubutumwa yabwirizaga bwamugizeho ingaruka bitewe n'iyihe mpamvu. Reka some nihuta. Bityo byongeye kuba ngombwa ko umugaragu w'Imana ahitamo kubonera uburinzi ku bapagani bitewe n'urwango ruturutse ku kugira ishyaka ry'imyizerere ya Kiyahudi no kwigira intungane kw'Abayahudi. Uru rwango nirwo rwatumye umuhanuzi Eliya ahungira ku mupfakazi w'i Sarefati, kandi ni narwo rwatumye integuza zamamaza ubutumwa bwiza zireka Abayahudi zigahindukirira abanyamahanga. Nyamara kandi abantu b'Imana bo muri iki gihe
bagomba guhura n'urwango nk'urwo. Mu gihe mvuga ibi mba mbizi neza ko urwango rwo rurahaguruka, ariko sinabura kubivuga kugira ngo abantu bamenye ukuri. Wabyanga wabyemera, dore ngibi biranditse, bazahura n'urwango nk'urwo. Mu bantu benshi bavuga ko ari abayoboke ba Kristo, hari ubwibone nk'ubw'Abayahudi, kwizirika ku mihango, kwihugiraho n'umwuka wo kurenganya wari warahawe icyicaro mu mitima y'Abayahudi. Mu gihe kizaza abantu bavuga ko bahagarariye Kristo bazakora nk'uko abatambyi n'abayobozi b'Abayahudi bagenje Kristo n'intumwa. Mu gihe cy'akaga gakomeye, abagaragu b'Imana b'indahemuka bari hafi kunyuramo bazahura no kwinangira umutima, umugambi wuzuye ubugome ndetse n'urwango rutava ku izima, nk'ibyari mu gihe cya Pawulo. Muri icyo gihe kibi, abazakorera Imana bose badatinya, bakurikije iby'umutimanama ubabwira, bazakenera ubutwari ndetse no kumenya Imana n'ijambo ryayo, kubera ko abantu b'indahemuka ku Mana bazarenganywa, imigambi yabo izashidikanywaho, imihati yabo myiza izahabwa isura mbi, kandi amazina yabo azavugwa nabi. Satani azakoresha imbaraga z'uburiganya bwe bwose kugira ngo ayobye imitima kandi yijimishe intekerezo, atume ikibi kigaragara nk'icyiza n'icyiza gifatwe nk'ikibi. Uko ukwizera kw'abantu b'Imana kuzarushaho gukomera no gutungana, ndetse n'uko icyemezo cyabo cyo kumvira Imana kizaba gishikamye, niko Satani azabateza imvururu ziturutse ku bantu basuzugura amategeko y'Imana kandi bavuga ko ari intungane. Nk'uko rero ubyumvise, ubu nibwo buhanuzi duhagazemo, aho abarimo bahamya uku kuri bavugwa nabi, babasebya, ndetse amazina yabo agahabwa isura mbi, ndetse ibyo bavuga byanditse bakabyita ibibi. Ni uku nguku umuhanuzi yabihanuye. Ariko ndagira ngo wite kuri aya magambo. Imana yifuza ko ubwoko bwayo bwitegura akaga kegereje. Bwaba bwiteguye cyangwa butiteguye, bose bagomba guhura n'ako kaga, kandi abeguriye imibereho yabo gukurikiza amabwiriza y'Imana bonyine nibo bazahagarara bashikamye mu gihe cy'ishungura n'igeragezwa. Igihe abategetsi b'isi bazifatanya n'abayobozi b'idini kugira ngo bakoreshe igitugu ibijyanye n'umutimanama, ubwo nibwo hazagaragara bubaha Imana kandi bayikorera by'ukuri. Igihe umwijima uzaba wabuditse, nibwo umucyo w'Imana uzarushaho kurabagirana. Igihe ibyiringirwa n'ibindi byose bizaba bitsinzwe, nibwo hazagaragara ufite kwiringira Imana kudashira. Kandi igihe abanzi b'ukuri bazaba bagose impande zose bagenza abagaragu b'Imana kugira ngo babagirire nabi, Imana yo izabahozaho ijisho kugira ngo ibakorere ibyiza. Imana izababera nk'igicucu cy'igitare gikomeye mu gihugu cyumye. Bavandimwe, iki gihe nicyo duhagazemo. Nyamara mu gihe nk'abayobozi b'itorero ngo bazaba bifatanije n'abategetsi ba leta ngo bahatire umutimanama w'abantu, bagushyira mu myizerere idahura n'ibyanditswe. Ibi wowe mu itorero iwanyu cyangwa mu idini ryanyu ushobora kutabibona, ariko ibintu abayobozi bakora rwihishwa. Bakaba bakuyoboye nk'ikigare kigiye kurimbuka, uri mu igare nyine uriyoboye akarijyana mu rupfu, aho ngaho nawe urapfa nubwo nta ruhare wabigizemo. Niyo mpamvu ubu butumwa buhamagarira abantu gusohoka muri iyo migenzo n'imihango ya Roma. Itorero ry'Imana riri mu matsinda, kandi niho bagomba kwiyeza, ukakira agakiza, ugatsindishirizwa, ukiyandikisha mu gihugu cyo mu ijuru. Ibyo nibyo gusa bishobora kugukiza. Imana igufashe kunyura muri iyi nzira, uve mu mihango ujye ku gishushanyo, upfane na Kristo binyuze mu rupfu rwe, uhishurirwe igitambo, ujye imbere y'umusaraba watura ibyaha ufite kwizera. Ijuru riraguha amahoro yo mu mutima, uriyunga n'Imana na bagenzi bawe, wandikwa mu gitabo cy'ubugingo, kandi uzabona ubu burinzi bukurinda kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Imana igufashe,
igukomereze mu buntu bwayo mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga. Nubwo bamwe babitekerezaho bakavuga ngo ese kasenga ahagaze, ariko nkuko mubibona ndi imbere ya kamera kandi sinabasha gupfukama ngo kamera ibi kigaragaza isura yanjye, urihangana nyine upfukame maze dufatanye gusenga. Reka dusenga Imana. Data wo mu ijuru, turagushimye cyane, tugushimiye ko mu bintu umuhanuzi Daniyeli yavuze ko bizamenywa n'abanyabwenge warabiduhishuriye, waduhaye ubwenge mvajuru. Kristo ari we bwenge. Igihe yatubabariraga ibyaha, yaduhaye n'amahirwe yo gusobanukirwa iby'urugendo rwacu. Turashima cyane aya mahirwe waduhaye. Turagushimye kandi abantu bakurikiye iki cyigisho, reka Mwuka Wera bazeho, abashoboze gusobanukirwa kandi abashoboze guhagarara muri Yesu, guhagarara mu kuri, bakura amaso mu mihango, bajye ku cyo yashushanyaga mu izina rya Yesu. Amen.